Guys, ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza. Uyu munsi reka nizere yuko basi byibura umugore wawe atari buze kukwima. Izi saha reka nizere ko umugore wawe agiye kuguha kandi agakurikiza ibintu ngiye kumubwira muri iyi videwo, kandi nawe wa mugabo we uze kuza kubikora ukurikije ino videwo. Iyi bintu ze nyikoze muri uyu mugoroba kugira ngo buri mugore wese uri kumwe n'umugabo we abashe kwishima kandi yishimire intsinzi Imana yamuhaye. Mwa bagore mwe, ndakumenyesha yuko uyu munsi wa none aha niba uzi kurara mu gituza cy'umugabo, hariho abagore benshi cyangwa se abakobwa benshi batabifite, badafite uwo munezero, bahora bari ku mavi basenga babwira Imana ati Mana wampaye umugabo. Urumva? Rero simpamya yuko umukobwa nk'uwo cyangwa umugore nk'uwo wababaye urinda kujya gusengera umugabo adashobora kugira gute, aramutse yiboneye umugabo nk'uwawe ntabwo yamwitesha. Ariko abagore ugasanga barababwira ati muhindukire ngo wapi. Nk'ubu ngubu harimo abantu banyandikiye muri komenti ubona ko bafite agahinda, bambwira ati wahora n'iki ko abagore tubatunze nk'indabyo zo muri salo, sibyo? Ugasanga rero biba ari ikibazo gikomeye, ntabwo ibyo bintu ngiye mbishyigikiye. Menya ngo Imana yaguhaye ikirezi. Izi saha ndagusaba kugira ngo umenye ko wambaye ikirezi kandi umenye ko cyera. Ni ukuri ubu none aha ngaha harimo abantu bari kurira, ubu none harimo abari za Kanyarira na za Kageshi na za Yeusi na za Gisanga na za ahantu henshi mu bishanga mu muki, bari kurira baririra Imana. Reba imbeho ihari, bari gutaka bavuga ati Mana mpa umugabo kugira ngo basi byibura ajye abona n'uwarara muri ibyo bituza. Ariko kugira ngo si ishema mwa bagore mwe, ariko ugasanga ngo ntabwo nabikora, gusa ngo numva ntabishaka. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Umugabo wawe ugomba kumuha, byaba byiza byaba bibi, kuko niwe uba ukuzi imbere n'inyuma. None se hari ikintu uba umuhisha? Arabizi ko uryoshye, arabizi ko uyu munsi ushobora kuba utari muri mudu nziza nturyohe nk'uko yari asanzwe abizi, ariko aba abizi neza ko ejo n'ejo bundi uzasubira muri ya mudu nziza mukabikora neza bikagenda neza. Kubera iki mwima abagabo banyu mukaba mubatera intimba ingana gutya? Ni ukuri hariho umugabo, wenda hari igihe nzakora videwo ari ku manywa neza kugira ngo mbasobanurire. Hariho umugabo yanditse, ariko rwose numvaga mu nyandiko ye harimo agahinda. Ko wahura n'iki ko umugore umubona muri salo ariko wagera mu buriri bikanga? Ni ukuri biteye agahinda, birababaje. Mwa bagore mwe mwisubireho, mwumve yuko harimo ababatwara. Hari ubwo uyu munsi wa none aha ngaha ushobora kuba ufite umugabo kandi harimo abantu 5 bari kumusaba Imana. Imana yabona yuko uri kumubabaza ikamukwaka ikamuhereza wa wundi umubabaye. Kandi ibyo bintu bijya bikunda kubaho, abantu ntibamenye impamvu ibyo bintu bibayeho. Ndabasabye, ndabinginze, mube maso, mukanure, murebe kure, mwige kubaha abagabo banyu ndetse mwige no kuryamana nabo. Mwige kubibaha neza, mukore imibonano mpuzabitsina muyikore neza, muyibahe mubyishimiye, mubibahe buri munsi, mumere nka Kire. Uko umugabo aguhahira buri munsi niko nawe wakabaye umuha buri munsi. Ariko birababaje cyane ko umugabo akwitaho, aguhahira, yishyurira abana ishuri, akwishyurira inzu ku gihe cyangwa yaranakubakiye, akwereka urukundo, ariko wowe warangiza ukavuga ati reka jyewe ibi simbishaka. Ese mwumva ni hahandi uhinga mu murima w'umuntu warangiza akakubwira ntuzasarure, kandi waravunitse uhahinga ukuramo inziri ugira gute? Uzi ko baba bameze nk'abo bagabo banyu? Umugabo wawe araguhinze, agukuyemo inzira, arakutunganyije, arakubagaye, ugeze mu rugo ati reka jyewe ibintu simbishaka. Ese madamu, ni iki kiba cyarakujyanye muri urwo rugo? Ese iyo wicaye ukabona umaze umunsi umwe utarongorwa, iminsi 2 nturongorwe, iminsi 3 nturongorwe, icyumweru kigashira wapi? Ese ubwo uba wumva udafite ikibazo cy'uko bagiye kukwirukana muri urwo rugo? Umugore muzima yakaba atekereza ko bagiye kumwirukana mu rugo, kubera yuko iyo umaze igihe kingana gutyo utabikora, umugabo wawe atabikubwira cyangwa se abikubwira umutera inkokora mu buriri, atekereza ibindi bintu.
Narababwiye ngo iyo uhaye umugabo wawe n'iyo yaba afite stress zirashira, n'iyo yaba afite umunabi urashira, ariko uzasanga abagore benshi mutajya musobanukirwa ngo ni iki twakora kugira ngo dushimishe abagabo bacu. Umugabo ashobora kuza yananiwe, atabashije kuba hari ikintu na kimwe yakongera gukora cyangwa se n'akazi kamucanze atari kubasha kumenya ibyo arimo neza neza akumva byamuvangavanze ibintu byose, yarangiza yagira ngo aranakubwiye ati basi byibura hindukira, ugasanga biramunaniye. Badamu rero, urwo ni rwo rukingo cyangwa se icyo ni cyo kinini cya nyuma ku mugabo wawe. Icyo ni cyo kinini kuruta uko wamujyana kwa muganga. Icyo ni cyo kinini uhereza umugabo wawe agahita yongera agasubira neza. Ibyamunaniye akongera akabikora neza, gutekereza akongera agatekereza neza, agatangira gutekereza akavuga ati ariko burya umugore wanjye akeneye iki n'iki, abana banjye bakeneye ibi, agatangira kumva afite impuhwe z'urwo rugo. Ariko numara iminsi runaka utagize ikintu ukora, uzamenye yuko umugabo wawe nawe umeze nk'aho uri kumusunika umujyana kure. Kandi nuramuka umujyanye, buriya reka nkubwire mwa bantu mwe, abagabo ni abana beza. Umugabo atinda kugenda, umugabo atinda agutegereje avuga ati wenda araza kwisubiraho, ni ya mahane y'abagore se, cyangwa se wenda araza kubishaka, agategereza 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 ariko akanihangana, ariko abagabo ahantu babera abana beza iyo agiye kugenda, aragenda kandi kumuhindukiza ngo wongere umugarure birakugora, birakugora. Hariho n'ugenda akagendera rimwe ntazanagaruke no muri urwo rugo. Narababwiye ngo buriya imbabazi z'umugabo, urukundo rw'umugabo, ibintu byose kwanza bituruka hari ahantu. Abagabo bakunda igitsina, abagabo bakunda kwirongorera. Narababwiye ngo abagabo bariye neza bameze neza nta stress ntibarenza iminsi 3. Ubwo kandi uwo nguwo ni wa wundi utanabikunda. Uba umeze gutyo rero ubikunda kubi, nta nubwo umunsi warangira atanavumbitse, ntabwo bijya bibaho. Ubwo rero bivuze ngo abantu mucunge ku maso, murebe, mukanure, murebe, mutekereze ku ngo zanyu, muzihe agaciro, mumenye ngo harimo abantu bari kurira, bafite ibibazo by'ingo, hari abantu bari gutakambira Imana, bavuga ati Mana basi byibura umpaye umugabo nanjye nagira gute, nagira uko nitwara nk'umugore mu rugo. Ariko kuri iyi nshuro y'uyu munsi wa none aha ngaha, wowe wambaye ikirezi ntabwo umenya ko kera, abamenya ko kera hari igihe Imana izakibihera bakakiyambarira, kandi bamara kukiyambarira ntacyo uzakora kugira ngo ukigarukane. Ubwo rero abagore mufite ubwenge, mube maso, mukore ibyo mukora, mwite ku rugo rwanyu, urugo rwawe nta wundi muntu uzaza kurukwitiraho usibye wowe. Ikindi kandi ntabwo umuntu akora imibonano mpuzabitsina kuko ayishaka buri munsi, urihangana niyo waba utayishaka ukabikorera umugabo wawe kugira ngo yishime. Nta kindi kintu uba ugamije ni ukugira ngo umugabo wawe yishime. Rero mwa bagore mwe nta kindi narenzaho, muhe abagabo banyu muzaba mukoze.